hano mu mujyi wa Kigali muri centre ya Kabuga hari ikibanza kiri ahantu hatuwe cyane kirimo kiragurishwa. Ni ikibanza gifite ubuso 353, ariko iki kibanza ni imari cyane. Reka mbanze nkutembereze quartier kirimo. Guturuka hepfo urabona hari etage, hirya hose urabona yuko na ahantu hari amakadasteri meza, yewe naho kiri iburyo hari korotire na ruguru hari korotire. Ni ikibanza cyiza. Niba ukeneye kugura ikibanza hano mu mujyi wa Kigali, ikibanza cyo kwizigamamo amafaranga cyangwa ikibanza kiri ahantu wagura ugahita utura, ngwino nkugurisha iki kibanza gifite ubuso buhagije, kiri hejuru y'umuhanda ahantu heza hatuwe cyane, kuri miliyoni zawe 30 zirimo n'ibiganiro dushobora kugabanyaho nizo uri bwazane tugukorera imitation y'iki kibanza. Gifite icyangombwa, uragura uhita ukorerwa imitation ako kanya. Ni hani Kabuga neza n'imbuzi uyu muhanda bakuyemo amabuye uzamuka ukagenda ukagera Rusororo, ikibanza kiri munsi yabo. Rero aka gace ka hani Kabuga ni ahantu umusirimu wese, umuntu usobanukiye iby'ubutaka akwiriye kuza kuguramo ubutaka. Ni heza kuhatura ko mu minsi iri imbere murabizi uriya muhanda uturuka i Remera bagiye kuwutangira, murabizi ni ahantu heza cyane hagiye kuzamura agaciro. CHK igiye kuza hano hakurya i Masaka, ni ahantu hari strategique. Nimba ukeneye ikibanza cyiza waturamo mpamagara nkikugezeho.